None uyu munsi reka mbigishe cyangwa se twigane uburyo wareba amanota y'umunyeshuri wa senior 6 kuko video zabanje nakoze kwarukura amanota y'umunyeshuri wa senior 3 ndetse na P6 primary mu wa gatandatu. None uyu munsi reka twigane uburyo wareba amanota y'umunyeshuri mu wa gatandatu senior 6. Ariko hano none ikirenze iyi video nzanye yo none irenze izindi video zose wabonye kuko yoyo ndaza kukwigisha uburyo uraza kubitranslatinga cyangwa se kubireba mu Kinyarwanda, mu Gifaransa ndetse no mu Cyongereza mu ndimi eshatu. Waba uri umubyeyi cyangwa se uri umunyeshuri, video kureba ireba igeze ku musozo uraza kuba ubasha gucekinga amanota wagize cyangwa se kurebera umwana wawe amanota yagize. Urumva rero ko iyi video ikureba. Mbere ko dutangira kana subscribe kandi kuri like, se igitekerezo muri comment wige step by step uko bikorwa. Fata telefone yankwereke. Aha, noneho ugiye kuza muri telefone yawe ushakemo application ya Google Chrome ndakeka nta muntu utafite muri telefone dore ngiyi. Urahita uyifungura, ukimara kuyifungura ugiye guhita wandikamo iyi link hano hejuru, hano muri search Google urushiremo iyi link igiye kukwandikira. Gutya nayipininze muri screen rne. Uretse gato gutya nayanditse rne.sdms.gov.rw akarongo kaberamye result. Gutya nyanditse ari kuyandika, ariko ndaza kwisigera muri comment cyangwa se muri description ku buryo uraza kwisangamo nawe ugahita uyinyuraho bitakugoye. Numara kwandikamo iyi link gutya cyangwa se ubundi buryo ushobora kwandikamo, wandikemo National Examination Results 2026 gutya nabwo byanditse gutya. Numara kubyandikamo urahita ukanda search gake. Ukimara gukanda search gake uhita uhingukira kuri ya pano none yo kurebera amanota. Hano si biri mu rurimi rw'icyongereza, kadutangirane kwiga mu rurimi rw'icyongereza. Hano hari uburyo uhita ukanda hano. Tugarutse gato kambaze nkwereke noneho mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ngira ngo uri kubona kano ko hejuru ndi gukandaho ugahita bijya mu rurimi rwari rwo rwose. Ibisubizo by'ikizamini cya leta mu Kinyarwanda. Hano niho waba tubasha no gusoma neza kuko turi abanyarwanda tuvuga ikinyarwanda. Akantu kandi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Noneho ngira ngo reka dore mu Kinyarwanda nibyo sawa. Urahita uza rero ukimara gukanda kuri karakantu karwa kari mu nguni, ngira ngo uri kukabona utuntu dutatu hariho kanditse eni rwa na French. None urahita uza uri kureba bari kugusaba andika nimero yawe nyine. Urahita uyishyira mu rugero nk'iyi nakoresheje 521104 nkoresha General Education cyangwa se section, mbese uko kode yawe wayandikaga mu gihe wari uri gukora icya leta kuri ya fishi, ngira ngo twese turayibuka. Uko yandikaga urabukiyibuka yose, urayifata uhita uyiteruramo uyiterekamo gutya. Ukimara kuyiterekamo neza wayanditse neza, niba ari ahantu hari inyuguti nkuru nini nawe aba ari kuzandika. Urahita ukanda handitse kureba ibisubizo. Impamvu bakubwiye hano ngo nta bisubizo byabonetse nuko aya manota atarajya hanze. Iyi video nyikoze ku itariki 24 ariko amanota arasohoka ejo ku itariki 25. Urumva ko ni byiza kubuzi uburyo wa checkinga amanota yawe. Reba hano hasi rero handitse 4, hani ho urahita downloadinga amanota. Ukimara nyine kubona results zawe hari ahantu ha 4 niho uraza guhita ukanda uya downloading. Katujye mu rurimi rw'icyongereza. Ngira ngo uri kuri akantu kari mu nguni kegeranye na kanditseho home, niho uri guhindurira ururimi. Mu Cyongereza nabyo ni ibisanzwe input your index number. Ni uri kureba dore ahantu ha 4 niho ku downloadinga cyangwa se guprintinga your result. Ngira ngo uri kubona nyine hano bigiye mu Cyongereza, nabirenze byose ni bimwe, uretse ko hari abantu baba batazi gusoma Icyongereza. Ushobora kuri nk'umubyeyi ushaka kurebera umwana amanota yagize. Rero utumva Icyongereza cyangwa Igifaransa urahita ukana kuri karakantu karwa ko mu nguni ushyire mu Gifaransa. So dukomeze rero. Ukimara kuza hano rero ngira ngo uri kubona ko nshyize no mu Gifaransa, mbese mbishyira mu Gifaransa, ngira ngo uri kubibona. Nabyo ni ibisanzwe, urinjiramo binjirizamo code, uyinjizemo neza gutya, uyinjizemo neza code y'umunyeshuri wawe. Cyangwa se wowe niba uri umunyeshuri urandika code neza uko wayandikaga mu gihe cy'ikizamini cya leta. Sorry gato ndi praying bigaragare, ngira ngo uri kubibona. Urahita ushyiramo ya code neza. None hano turi gukoresha ururimi rw'Igifaransa. Urumva ko ndakeka ko iyi video umuntu wese urayireba arabasha gucekinga amanota kuko ikize cyayo iri mu ndimi eshatu, kandi mu ndimi eshatu I think ko nta rurimi utabura ururimi na rumwe. Okay, urahita uzamo code ni ibisanzwe. Ukimara kuzamo code neza yandikaga ku ifishi cya leta, cyangwa se wowe nyine niba uri umubyeyi uri gurebera amanota umuntu cyangwa se umunyeshuri, uwo mubaze code ye neza ikwandikire kuko yandikaga ku ifishi cya leta, uzuyuzuzemo hano. Numara kuyuzuzamo neza yanditse neza nka gutya. Iyi ni sample ndi kubaha
ariko impamvu hano biri guferinga nuko amanota atarajya hanze, ariko tariki 25 ejo arahita asohoka mu masaha nko mu masaha 9. Iyo umaze rero kuyandika neza, I think ko nabiberetse aho uhita ukanda, kanze mbikore step by step, uraza kubyandikamo neza witonde. Ndakeka link ino hejuru kuyibona uko yanditse. Rero tuza hano hirya h'ubururu, ahangaha njye ntabwo nzi Igifaransa, hano niho urahita ukanda ahirya. Ukimara kuhakanda rero ubona amanota yawe. Hano turi gukoresha ururimi rw'Igifaransa, nakubwiye ko indimi 3 zose kugira ngo wabibonye. Hano ha kane niho kudownloadinga amanota yawe, ngira ngo wabibonye rero. Igifaransa, Ikinyarwanda, Icyongereza, kano kantu kege ko hejuru iruhande rw'iburyo niko kantu kari kubikora. Guys, please kora subscribe. Ndakeka video nabasezeranyije nyibagishijeho neza, ariko nubona iyi video hari ikintu gufashije, please mbabarira kora subscribe, tugeze ku ntego ya 1k tumonetize, natwe dutangire kwinjiza nk'abandi bose. Bimfashe, ndakeka ko waba umpaye ubufasha bukomeye kuri njyewe. Thanks rero, tuzabane mu zindi video zitaha. Iyi channel nkubwira ko kugezaho ibintu by'ubwenge, trips and tricks, ndetse smartphone, social media, inyigisho nyinshi, uburyo akantu kose kaba kapfuye muri system ya telefone yawe, uburyo wakeditinga amafoto neza, uburyo wakapdatinga, uburyo wa format, mbese inyigisho za smartphone ni hano iyi channel Jado Tech Official wayisanga. Kora subscribe, ufungure inzogera, video yose tuzadukora igikugeraho. Thanks, nawe utaha tuzabane mu zindi video. Ndabakunda cyane.